Yes, reka nurusheho kongera kuguhereza ikaze no kukwifuriza kugira umugoroba mwiza cyane dusoza wikendi. Uyu munsi wikendi nizere ko yagenze neza hirya no hino aho muri. Nkomeze kubifuriza rero gukomeza kugira ibihe byiza no kuzatangira umunsi wa mbere w'icyumweru mwese uko muri rusange. Nimba ari ubwa mbere rero ubanye nanjye kandi subscribe ku kajambo k'iburyo kugira ngo ujye ubashe kubona inkuru zanjye za buri munsi kandi inkuru nziza zigewe zigezweho kugira ngo nawe uburi update. Ikintu cya mbere rero nagusaba ni icyo ngicyo. Uyu munsi rero nkabanje kukugezaho inkuru trend. Nimvuga trend wumve inkuru igezweho ako kanya. Ubu ngubu rero turi saa 12:40 mu Rwanda. Uyu munsi kano kanya rero nibwo tumenye inkuru itunguye benshi. Ni inkuru yaguye benshi kuyakiraho umukobwa wahoze akundana na Iva Bravani witabye Imana. Ubu ngubu rwose akaba ari mu ijoro ahera hateguwe. Ubu ngubu rero Iva Bravani nyuma y'uko yitabye Imana, umukobwa wahoze ukundana na Iva Bravani nyuma yagiye abwira ibinyamakuru ko atazagira undi musore muri iyi si yongera gukundana nawe, ngo n'ijuru ryamanuka rikikoza ku butaka ngo nta musore uzongera gutereta uyu mukobwa ngo abyemere. Uyu mukobwa yitangarije aya magambo imbere y'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye avuga gutya, abantu kuko bavuga yuko yamukundaga. Uyu mukobwa yagaragaraga afite emotion nyinshi cyane z'amarira, bigaragaza agahinda yarafitiye Iva Bravani. None uyu munsi izi saha nkubwira saa 12:40 nibwo uyu mukobwa yagaragaye, hagaratangiye kugaragara amafoto yiwe uyu mukobwa yambikanye impeta n'undi musore. Hari undi musore tutaramara kumenya amazina ye n'inkomoko ye, wagaragaye ku mafoto yambikana impeta n'uyu mukobwa wari umusheri wa Iva Bravani, akaba yari fiancé we, barendaga gukora ubukwe hadaciyemo n'imyaka 2 byibuze umukobwa ahita yambikana impeta n'undi musore. Ni ibintu byababaje umuryango wa Bravani ndetse n'abakunzi ba Bravani muri rusange, bitewe n'uburyo uyu mukobwa yavugaga. Ewana, ni ibintu byakomye mu gisebe abakunzi ba Iva Bravani, bituma bongera gushimangira yuko umukobwa ngo atari umuntu wo kwizerwa cyane, yuko ngo ibyo yagiye agaragaza bitandukanye n'ibyo akoze uyu munsi. Uyu mukobwa rero yatunguye abantu benshi nyine nk'uko mubyumva, namwe muratunguwe kumva yahise yambikana impeta nta n'igihe giciyemo. Abantu benshi batangiye kwibaza nimba uyu mukobwa yarakundaga Iva Bravani nk'ibisanzwe cyangwa se nimba nyine yaramuryaryaga. Nicyo kintu abantu benshi batangiye kwibazaho kuri uyu mukobwa. Ikindi bibajije ni ukwibaza nimba uyu musore wambikanye impeta na Bravani nako n'uyu musore wundi mushyashya wari umufiance wa Bravani, uyu mukobwa akaba yambikanye impeta bushyashya. Yibajije nimba uyu mukobwa yari asanzwe akundana n'uyu musore cyangwa se bakundanye ubu ngubu. Ariko dukurikije igihe gishize ntabwo baba bakundanye ubu ngubu ngo bahite banambikana impeta. Uyu mukobwa rero bisa nkaho yiyoberekanyaga kugira ngo yerekane ko akunda Iva Bravani, ariko n'ubundi ni ibintu bigaragaza ko yamuryaryaga. Ni ibintu rero abantu benshi bataje gushyigikira cyangwa se ngo babikunde nyine, bitewe n'uburyo uyu mukobwa yagiye yigaragaza mu buzima bwe bwa buri munsi. Ngayo nguko rero amakuru ari kuva ku mukobwa wanyu wakundanaga na Iva Bravani kugeza magingo aya ngaya. Zikaba ari zo nkuru ziri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga za YouTube, za Instagram ndetse na za TikTok. Yego, ni izo nkuru rero zigezweho. Turaza gukurura amakuru tumenye uyu musore ninde, yatangiye gukundana n'uyu mukobwa ryari. Nitumara kumenya amakuru neza, ndaza gukora ikindi gice cya kabiri kigusobanurira neza cyane inkomoko n'amava y'uyu musore waje gutwara wahoze ari fiancé wa Iva Bravani. Ariko abandi nanone bakongera akavuga ati Iva Bravani niba yaramaze kutuvamo yaragiye, nta mpamvu yatuma uyu mukobwa akomeza gutegereza, ati n'ubundi yakishakira undi mugabo, cyane yuko ubuzima bwe nyine butagumya kwangirika. Bamwe muri bo barabishyigikiye, abandi bakabyanga, ariko nyine nuko byagenze. Namwe se murabishyigikiye cyangwa mwebwe murabyumva gute? Munyandikire muri comment mumbwire iki kintu mwebwe mwacyakire gute cyangwa mugifata gute. Weho bikubayeho cyangwa se bikaba nko ku nshuti yawe, wabyakira gute? Tuvugisha ukuri, unyandikire muri comment rero umbwire nawe uko ubyumva kugira ngo mbashe
tubashe gukorera ikindi kiganiro girambuye kivuga kuri uyu mukobwa. Njye nari Nsabimana Jean Bosco mubanye mu kiganiro cy'iminota 5, ngira ngo mubwire ngo kanda subscribe ku kajambo k'ibugiye tujye tubana mu nkuru za buri munsi. Ejo nibwo nzaba nkugezaho indi nkuru izabera trend iri kuvuga mu Buhinde habaye ikihagezweho iki. Njye tubana mu rubuga rw'imyidagaduro, amakuru yize, amakuru y'ukuri y'abastari bo mu Rwanda. Nari Bosco Nsabimana, komeza kugira umugoroba mwiza.